Hello, nguhaye ikaze kuri Peace Essence. Niba uri umublogeter, nguhaye ikaze. Abablogeters muri iyi zi, abantu muri groupe y'abablogeters, ndabakunda bikomeye. Ibintu mwankoreye ejo bundi video yararebwe vraiment kubera mwebwe, nabasabye kwishyira kuri status, mwarakoze kandi bijye bukomeza mu sharing. Biranshimishije cyane cyane ko nsigaye mfite umuryango w'abantu mvugisha, ariko ntekereza ko turi in touch kurushaho kubera ko nyine turi muri groupe imwe. Nawe rero niba utaraza muri groupe, ndaguha link muri comments kugira ngo ubashe kwinjira muri groupe y'abablogeters, handi ushaka kubaza ikibazo. Yego hari igihe mbura umwanya wo kubisubiza ako kanya bitewe n'ibindi byose mba nirukankamo, ariko ndabwiza ukuri ko ngiye kubabonera umwanya uhagije, kuko uko iminsi ishira ngenda menya uburyo nyine bwo gukorana namwe kurushaho. Rero ngarutse kubabwira Amavuta, ariko mbere yo kugira icyo mbabwira, niba uri kureba iyi video ukaba waranyandikiye nkaba ntaragusubiza, ni ukuri nkwiseguyeho, ariko umenye ko ejo, uyu munsi ni kuwa mbere, ejo kuwa kabiri nimugoroba ntabwo buzira ntagusubije. Iyi weekend nagize hari ubukwe bwa murumuna wanjye, urumva ko nari ndi busy cyane cyane bishoboka. Ikindi narwaye umutwe cyane, ndaruha, ndwara umutwe nyine ku buryo hari igihe njya kureba chats bikananira, ariko ndakubwiza ukuri ninaguhamagara nzakwandikira umuntu wampaye ifoto ye ashaka ko murebera uruhu, ko mubwira amavuta yo kwisiga. Ni ukuri ntabwo mbasuzugura, mba nabibonye kandi mbiha agaciro. So yambi uyu munsi rero ngiye gusubiza ikibazo cy'abantu. Navuze amavuta akesha, atuma umuntu acya, mvuga amavuta avura ibiheri, ntabwo nigeze mvuga amavuta agabanya gusaza. Kandi gusaza ni ibintu bibaho, ni byiza cyane. Kugira imyaka myinshi nyine ni amahirwe pe, umugisha. Ariko ni byiza kugira nyine kugira ngo ukure ariko ufite uruhu rusa neza, nibyo twese tuba twifuza. Ubwo rero ngiye kubabwira amavuta agabanya sinye zo gusaza ku buryo ushobora kugira imyaka 50. Ntabwo mvuga ngo ibinkanyari, tuvugishije ukuri ntabwo ari ikintu gihita kivaho ako kanya. Niba ufite umurongo kugira ngo hari amavuta wakwisiga akawukuraho, ibyo ngibyo ni ibintu kwa muganga bakora, bagatera inshinge zo bita botox. Ariko amavuta icyo akora atuma iragabanyuka ku buryo igera ahantu nyine ntijya igaragara cyane, wabona umuntu ukabona arasa neza nyine ntumenye ko wenda afite umurongo hano cyangwa saha cyangwa ahandi. Hariho ama eye cream nk'ayo nigeze kubereka Amerike, ubu ngubu nayo mfite, ariko vuba aha cyane ndazana eye cream za CeraVe. Ariko ngiye kubabwira ibyo mfite ubu ngubu kugira ngo umuntu ufite icyo kibazo abashe kuba yagura. Ikindi, abantu bakomeje kugura amavuta, ndabakunda cyane cyane. Abantu bakunze kugura ano mavuta cyane ya Johnson, nanjye niyo ndi kwisiga ku mubiri usanzwe, usibye mu maso nkisiga CeraVe. Abantu bakomeje kugura CeraVe, oh my god, muri benshi ndabyishimiye. Abantu bari Muhanga, Kiramuruzi, muri izi, abantu bari Rusizi, Nyamasheke, Rubavu, Rulindo, ndabakunda pe, ni ukuri ntabwo nari nzi ko mu nkunda bigeze aha ngaha. Reka ne gutinda mu magambo rero, ndumva byandenze, ariko ni ukuri ni urukundo rwanyu. Ndahera ku isabune. Hari cleanser dufite yitwa good stuff, irimo elastin ituma uruhu ruguma rutoshye, rusa ntabwo rudashaje, ku buryo imirongo itagaragara. Kwa kundi useka hano hakaza imirongo, hano no mu gahanga iragabanyuka. Ikindi nababwira rero, zino product ni nkeya cyane cyane, ubwo umuntu uri buzibone akagura araba agize amahirwe. Kugeza ubutaha zizaba zabonetse, ariko ubu ngubu hari nkeya cyane. So nureba iyi video ukumva icyo kibazo ukeneye isabune, please uhita ukora commande, kuko nutinda nsigaye ngira ikibazo. Urumva natangiye business ntazi ko abantu bazakenera product cyane, none iyo product ikunzwe baragura igashira. So iyi cleanser ni ya elastin, irimo avocado, irimo ibintu byinshi nyine bituma uruhu rudasaza. Ubwo rero niba uri hano uri kundeba ukaba ufite iki kibazo, iyi cleanser igura 10,000, umpamagare uyigure. Ikindi nababwira ni ugufatanya
amasabune. Ni ibanga rikomeye abantu batazi. Hari ukuntu isabune nk'iyi ngiyi uvuga uti ndakaraba gakeya kubera wenda bitewe n'ubushobozi, hari abantu kuri bo 10,000 aba ari amafaranga makeya ku buryo utahita woga buri munsi uko ushaka, ariko kandi ukaba ukeneye ko igufasha ukoga mu maso, ukoga hano ku ijosi. Hari ukuntu ducya mu maso cyangwa tukisiga nk'ayo mavuta arinda gusaza tukibagirwa hano, ugasanga hano harashaje, nako harasa neza, ni baby hano, imirongo ya hano ikunze kugaragara. Ubwo rero iyo ufite products nk'izi ngizi zigabanya gusaza uzikoresha mu maso ndetse na hano, cyane cyane ku bantu bafite imyaka iri hejuru tuvuge ya 40 no kuzamuka. So iyi cleanser niba uri kundeba ukaba uri gutinda kuyigura, I'm sorry. Rero nari ndi kuvuga gufatanya isabune, ushobora kuyikoresha, warangiza kuyikoresha ukirirwa umunsi wose umeze neza, hanyuma nimugoroba ugakoresha agasabune gatuma glowing. Agasabune nahisemo rero, nabwiye ko products zose ncuruza mba nazibahitiyemo pe, barayihisemo ku mpamvu. Ni iyi Dove irimo cucumber, ntabwo ari Dove iyo ari yo yose. Iyi ngiyi ituma uba hydrated, cyangwa se amavuta, amazi, ibintu byose bituma uruhu rutoha bitavaho, ahubwo igakuraho imyanda ariko ikagusigira. Urabona ko kundisiga isabune ukabona uruhu rurenda gucika, iyi ngiyi ituma ugumana akaglow kawe. Ubwo rero wakoresha iyi Dove ukayikoresha mu ntoki, ikagira ifuro, ukisiga ku gafuro. Nijoro ntabwo biba bikenewe gukoresha isabune nyinshi, ariko nyine hari ivumbi riba ryagiye ku ruhu n'ibintu byinshi, hanyuma ukakoga. Waba ufite agatona, hari tona ncuruza, ugakoresha agatona kawe ubundi ukaryama, cyangwa se ugahita ushyira aka moisturizer rero, cyangwa se amavuta meza agabanya zinyo zo gusaza. St Ives nayivuzeho ubushize, ndongera nyavugeho kuko hari igihe mbabwira ibintu mukagira ngo ndi kwamamaza kandi kubabwira ibintu bibafitiye akamaro, ariko ndabizi ko munyizera. So iyi St Ives irimo elastin na collagen, kuyifatanya n'isabune umva ni combination itabaho. Ufite n'aka kadove rero perfect, byagufasha nawe ukajya wibona ukabona urayaga. Shop yanjye yitwa Glow Kit kubera ko mbashyira hamwe kit ni ukuvuga ngo ni ugushyira ibintu hamwe: isabune, amavuta, mask cyangwa se ikindi kintu, toner se, ibintu nyine. Akenshi nkunze kubabwira ibintu bingahe byo gufatanya. Abantu mwanyandikiye mushaka kugura murabizi, ndakubwira ati wafatanya iki n'iki n'iki kubera ko nzi ibanga ryo gufatanya amavuta. Ntago ugura amavuta amwe ngo uvuge ngo isabune imwe, amavuta amwe bizamfasha ubuzima bwose. Aho amavuta nka CeraVe aba arimo ibintu byinshi ku buryo agufasha kudafatanya ibintu byinshi, amavuta menshi, ariko ubundi gufatanya amavuta, kwisiga amavuta ukarenza ahandi, hari ibanga rikomeye birimo ryo gutuma ucya. Ubwo rero aka gakit gutya umva sinzi ukuntu navuga, birarenze. Ubishoboye ukagura na oil ya Forever Young ya Body Organics, turazigira. Murabizi ko dufite partnership, cyangwa se niba mutayizi ndabivuze, dufite partnership, dukorana na Body Organics. Ni ukuvuga ngo products zose za Body Organics wazikura muri Glow Kit, kandi ku biciro byiza rwose byo hasi, kubera ko banyemereye kungabanyiriza. Nta bandi bantu bazirangura keretse uwundi muntu umwe ngira ngo nawe ukorera kuri YouTube, ariko ubundi ni Body Organics, bakorera kuri Prince House. Ushaka wajyayo bakaguhereza product zabo, ubishatse wazigurira iwanjye nkaziguhana n'ibindi. Ubwo ni aya mavuta we na St Ives, isabune ndetse na Forever Young, ubundi ukikera ukaglowinga ku myaka iyo ari yo yose. Ku bantu rero bakiva ku mavuta akesha cyane cyane, tuvuge wakoreshaga So White cyangwa se andi mavuta akesha, ukaba nawe ufite uruhu rukuze kandi udashaka ko uruhu rwawe ruhinduka, ushobora gukoresha CeraVe. CeraVe ituma ugarura skin barrier, ukagarura uruhu rwawe. Ariko ushobora kuvuga uti njye ndashaka gukomeza noneho gucya kurushaho, ushobora gukoresha CeraVe ugakoresha n'iyi Medix. Iyo combination, ku manywa ukisiga CeraVe, nijoro ukisiga Medix. Medix iri firming and brightening, urabona ko byanditseho brighten and firm. Cyane cyane ko uyisize nijoro utari bujye ku zuba, is
perfect. Ahantu hari imirongo irayigabanya igatuma ugira uruhu rukeye kandi rudafite iminkanyari. Medix ushobora rero no kuyikoresha yonyine, ukayikoresha ku manywa na nijoro, ariko ibyiza nongeye kubisubiramo, sinzi niba ntazi gucuruza cyangwa iki kuko njyewe ntago nakwifuza ko wakoresha Medix ngo ujye ku zuba, uwundi muntu ashobora kubiguha ariko njye simbishaka, kuko icyo mba nkeneye ni uko uruhu rwanyu rusa neza kurusha uko nabagurisha amavuta. Nkubwije ukuri, ndamutse nkwaye amavuta nkamenya ko atazagufasha, ntago nayaguha, kuko ntago ari ukwirata, ariko abakiriya ndabafite, kuko urumva muri abantu benshi bandeba kandi mwese muba mushaka amavuta meza, ariko ntago nakwifuza ngo mpfe kuguha amavuta azagenda ntagukorere icyo ushaka akagukorera. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu ushaka gucya akoresheje Medix, ni amavuta meza akesha, agabanya imirongo ku mubiri, ariko ku manywa niba uhisemo kuyakoresha ku manywa, sunscreen please. Ariko uyakoresheje nijoro iri safe cyane, ushobora no kuyitwara ukayitwarana, kuko wayisiga no mu maso, ukayitwarana wenda na Johnson ukayisiga ku manywa, hanyuma Medix ukayikoresha nijoro. Ni combination nziza. Uyu munsi ndababwira ibintu bya combination cyangwa se gufatanya amavuta, kubera ko harimo ibanga ritabaho. Nkunze kubabwira body oils, nkunze kubabwira utu oils two kurenza kuri lotion, bituma moisture cyangwa se amazi, amavuta yo mu mubiri bigumamo, uruhu rukaguma rutoshye. Murabona ukuntu nsa, ntago nzi, ariko abantu benshi ntago bakunda kunkekera imyaka 30. So ntago navuga ko ngiye nkoresha aya mavuta, kubera ko nabwiye ko nkoresha CeraVe, ariko bisaba kwimenya, ukamenya ibigukorera bikaba byiza. Niba warisize amavuta akesha, ukaba ugishaka gusa neza, ukaba ugishaka kandi kugira uruhu rudashaje, Medix ni amavuta yawe rwose, ukagisiga ukaryama ukabyuka usa neza. Icyiza cya Medix nuko yo wayisiga mu maso ukayisiga ku mubiri. Igura 31. Nabwiye ko isabune igura 10,000. Nabonye mukunze kumbaza ibiciro, kandi nibyo rwose mukwiye kumenya. Gusa niyo mbabwiye igiciro uyu munsi, icyumweru gitaha idolari rikazamuka, igiciro kigahinduka, muzajya munyihanganira. Ntago ndi wa muntu uzazamura ibiciro ako kanya uko niboneye, ariko niharengaho 1,000-2,000 hazaba hari impamvu kandi yumvikana, kubera ko turi mu gihugu kiri landlocked. Ibintu byose tugira byiza bituruka hanze biba byaciye ku mipaka itandukanye, byishyura imisoro n'ibindi, bikaba ngombwa ko hari igihe ibiciro bizamuka. Niyo mpamvu rero niba nkubwiye igiciro kigahinduka, niba uguze ukibona video sava, ariko nibihinduka, ariko ntago byahinduka cyane, uduciro twahinduka rwose n'utuntu dutoya, bitewe nuko amadolari amaze iminsi ari kuzamuka, ariko ntago ari ibintu bihoraho. Ushobora no gusanga wenda byanamanuka, bitewe yuko nabonye wenda ahantu bigura kuri make, cyangwa se uburyo bwo kubibona bwo kugira ngo wenda mbone umuntu binzanira nishyuye uburyo buhenze. Ibyo byose birashoboka cyane, munteze imbere, bizajya bimfasha gukomeza gukomanda ibintu bize kare, ngishyurire shipping itinda y'amafaranga makeya, kugira ngo nakomeza kubazamurira quand même. Njyewe nzajya nkora uburyo bwose, mbahereze discount, mbahereze sales runaka, mbabwira ati wenda twagabanyije ibiciro, byagenze gute na gute, kubera ko ndabakunda cyane. So ndasoreza kuri aya mavuta, nako isabune ya gel, nayo ni isabune yo mu maso, yitwa nayo ni ya Good Stuff. Iyi ngiyi rero irimo green tea na aloe vera, ni ya combination na oily skin. Abantu bafite uruhu rw'amavuta cyangwa se uruhu ruvanze, ushobora gukoresha iyi sabune ikagufasha kugabanya amavuta. Ibyo bintu rero nabyo biri mu bintu bituma uruhu rudasaza, kuko uruhu rw'amavuta hari ukuntu rukunze kurwara ibiheri. Uruhu rwagize ibiheri rero akenshi hari n'igihe rusaza vuba, kubera nyine ntabwo ruba rumeze neza. Ubwo rero ushaka uruhu rwiza runyerera rumeze neza, ushobora gukoresha iyi sabune ikatuma uruhu rwawe rumera neza. Ariko ufite dry skin ntabwo ari byiza. Ufite dry skin ahubwo wakoresha kano kadove ku muntu utarwaye ibiheri. Ku bantu barwaye ibiheri, Medimix ndazifite kandi zirafasha pe cyane. Ubwo rero kunyandikira ushaka isabune, amavuta, ndahari ku bwanyu. Ariko ndabasabye, niba
ushaka kugira ngo nkugire inama y'amavuta cyangwa isabune wakoresha bibaye byiza wabyandika kuri groupe kubera ko kuri groupe mbasubiriza muri rusange. Niba ushaka kugura direct ukanyereka uruhu rwawe ushaka kugura vraiment biramfasha. Naho ubundi murabona video hari igihe muba mwayirebye muri ibihumbi bingahe nkakira message zirenga 100 hagiye bingora kuzisubiza cyane cyane rero ubaye ushaka kugura ushaka kumpamagara tukavugana direct mu gihe turi kuvugana ukanyereza ifoto biranyorera cyane ako kanya guhita nkusubiza hanyuma tugakoreza amavuta yawe isabune. Ikindi abantu baguze mu minsi ishize twagiye tugira ikibazo cyo kubohereza ibintu bitinze ariko ubu ngubu ntabwo bizasubira uko iminsi ishira ngenda mbikemura. Nsigaye mfite abamotari 2 bivuze ko batazajya bazenguruka cyane bazajya babizana vuba cyane. N'ibindi byinshi rero byiza. Ikindi mfite giveaway ntabwo ndi kuzerekana ariko hari isabune ya Rivoli, hari isabune ya Medimix. Rivoli ni isabune yo gukaraba ku mubiri, hari Medimix yo gukaraba mu maso ku muntu urwaye ibiheri, and then hari iyo ni combination nyine y'amasabune abiri hamwe n'abana 2 nshaka guhitamo batsinze. Uwa mbere uri butsinde aratsindira izo sabune ebyiri, Medimix na Rivoli. Ni isabune nziza, Medimix ni yo gukaraba mu maso, Rivoli ni yo gukaraba ku mubiri. Washaka ukagura ibindi ariko ibyo ngibyo ni ibintu bibiri umuntu uri busharing ino video kuri status iri burebwe n'abantu benshi umpe screenshot hanyuma na arranging delivery bizakugereho. Ubundi muntu rero hari body oil ku muntu uzi ko yisize amavuta akesha akaba ku mubiri usanzwe hadakeye nko mu maso, ashaka iyo body oil ni aka body oil gatoya hamwe na lingette murabizi ko ari nziza wazihanaguza ivumbi ryakugiyeho, kwa kundi ushaka kongera kwisiga wazihanaguza mu kwaha ku manywa nkanjye ndazigendana. Waba uri ahantu wumva wabize ibyuya deodorant itangiye gushiramo ukayihanaguza ugashyiramo akadeodorant. Nyine lingette ni ikintu cyiza cyane cy'isuku umudamu wese akwiye kugira muri bage. Rero ubwo abantu 2, umuntu umwe urwaye ibiheri mu maso, uwundi muntu ufite uruhu rwo ku mubiri ariko rudakeye nko mu maso aratsindira body oil hamwe na lingette. Uwundi aratsindira isabune ebyiri yo maso ikiza ibiheri ndetse n'isabune yo ku mubiri. Ubwo rero nzajya muri video zose nuzajya ureba ukayirangiza akenshi apana zose ariko kenshi nzajya mbafitiye giveaway. Ubwo rero muri iyi video bisharinge nk'ibisanzwe. Ndabakunda bloggers, ndabakunda. Mu kwa 12 tuzahura, niyo makuru meza mbafitiye. Mbafitiye samples z'ama products zose mubirebe mumenye uko amavuta ameze, mbasobanurire noneho neza. N'umuntu wari umpamagaye hanyuma tumashe kumenyana munandebe se hari igihe abantu bavuga se usa gutyo cyangwa se ni kamera. Ubwo rero muzandeba mumenye hanyuma tumenyane tuganire nanjye mbashe kubamenya mbashe kubabona. Icyo gihe umuntu uzaza muri launch yacu urumva bizaba byoroshye cyane ko nyuma yambwira ati ndakeneye amavuta nkavuga ndibuka ukuntu uruhu rwawe rumeze, nyine tukaganira. Muri inshuti zanjye ndabakunda, murakoze cyane 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 muri kumpamagara, murakoze cyane. Ubwo mujye mumpamagara mugure munteze imbere aho muri hose. Ndohereza mu ntara ni 2,000 kohereza, muri Kigali ni 500. Ntago ndafungura iduka ariko vuba ndabaha website hanyuma nzafungura n'iduka none mujye muza munsangemo. Ariko n'ubu ngubu ntago byakubuza ko nagufasha, upfa kumpamagara ukambwira uko bimeze hanyuma ukama ifoto kuri WhatsApp nkareba ukuntu usa. Mba mfite amavuta menshi kandi agufasha. Murakoze cyane, bye.